Mu myaka ya vuba aha hadutse ibitekerezo bivuga ko Yesu atapfiriye i Golgota nk'uko Bibiliya ibivuga, ahubwo ko yaba yararokotse urupfu kandi ko yaba yarashakanye na Mariya Magadalena maze bakabyarana abana, cyangwa ko ashobora kuba yari umuntu udasanzwe wibabazaga akanga ibinezeza by'isi. Ibitekerezo nk'ibyo byakuriye ahantu hose binyuriye muri za filime zizwi n'abantu benshi ndetse n'ibitabo bitandukanye. Uretse izo nkuru zivuga ko ari impimbano, hari n'ibindi bitabo ndetse n'inyandiko bishingiye ku nyandiko zitwa ko zitahumetswe zo mu kinyejana cya 2 n'icya 3 zitwa ko zigaragaza ibintu byabayeho kuri Yesu byakuye mu mavanjiri. Izo nyandiko zituma abantu bibaza niba ibivugwa mu mavanjiri ko ari ukuri cyangwa niba hari ibindi Yesu yavuze cyangwa yakoze bikaba byaragizwe amabanga. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku yandi mavanjiri ariko atarashyizwe muri Bibiliya. Ese wigeze wumva iby'ivanjiri yanditswe na Yakobo, yanditswe na Mariya Magadalena cyangwa yanditswe na Yuda? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe bikore nonaha maze ufungure inzogera kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abakunda ibyegeranyo bicukumbuye kuri siyanse, amateka, ikoranabuhanga n'andi makuru atandukanye. Ikaze muri iki kiganiro. Wenda wumvise ko muri Bibiliya harimo amavanjiri ane yizewe ya Matayo, Mariko, Luka na Yohana, nyamara hirya no hino ku isi hari inyandiko zitwa ko zahumetswe ariko zikaba zitarashyizwe muri Bibiliya zikoreshwa muri iki gihe. Ese wigeze wibaza impamvu Bibiliya nyinshi usanga hari igihe ziba zifite ibitabo bitangana bitewe n'idini iri cyangwa ririya? Kugira ngo ukuri kujye ahagaragara dukeneye kumenya neza ibirebana n'abantu banditse amavanjiri ndetse n'igihe bayandikiye, kandi tugomba kumenya uwakoze urutonde rw'ibitabo byemewe bya Bibiliya ndetse n'uko rwakozwe. Ikindi tugomba kumenya inkomoko y'izo nyandiko zitwa ko zitahumetswe ndetse naho zitandukaniye n'inyandiko zemewe zisanzwe muri Bibiliya. Nanone hari abahanga bavuga ko ibitabo byose bigize isezerano rishya byanditswe mu kinyejana cya mbere. Abantu biboneye imibereho ya Yesu, urupfu rwe n'umuzuko we bari bakiriho icyo gihe, ku buryo bashoboraga kugenzura neza inkuru zo mu mavanjiri bakamenya neza ko ibyo zivuga ari ukuri. Nanone bashoboraga kunyomoza mu buryo bworoshye umuntu uwo ari wese wari bukwirakwiza inkuru zitari zo zerekeye Yesu. Umwarimu muri kaminuza Professeur Frederick Bruce wigishaga ibyo kujora Bibiliya no kwisobanura muri kaminuza ya Manchester ho mu Bwongereza, mu gitabo cye yanditse cyitwa New Testament History, yavuze ko kimwe mu bintu bikomeye cyatumaga inyigisho z'intumwa zemerwa ni icyizere babaga bafite cyuko ibyo bavugaga byabaga bizwi n'ababaga bateze amatwi. None se ni bande banditse isezerano rishya cyangwa ibyanditswe bya kigiriki bya Gikristo? Byanditswe na za ntumwa 12 za Yesu n'abandi banditse ba Bibiliya, urugero nka Yakobo, Yuda, Mariko na Pawulo. Yuda, Yakobo, Pawulo na Mariko ntago bari muri za ntumwa za Yesu. Ese niki gituma ibyo banditse bishobora kugirirwa icyizere kandi batarabanye na Yesu? Umwe mu bajora Bibiliya yavuze ko umuntu yabagirira icyizere kuko babanye kandi bagakorana n'intumwa zabanye na Yesu n'abari bari Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pentecote y'umwaka 33 ubwo itorero rya Gikristo ryashingwaga, kandi nyuma yaho bakoranye n'intumwa zabanye na Yesu igihe kirekire. Bityo bari bafite amakuru ahagije ku birebana n'imibereho, inyigisho n'ibikorwa hamwe n'imyizerere yemerwaga n'intumwa za Yesu mu kinyejana cya mbere. Abanditsi bose harimo na Pawulo bakoranaga bya bugufi n'intumwa n'itorero ry'i Yerusalemu ryari rigizwe ahanini n'abagabo n'abagore babanye na Yesu kandi bagakorana nawe. Yesu amaze kuzuka bivugwa ko yabonekeye abigishwa be mu matsinda atandukanye, kandi hari naho yagiye abonekera buri umwe ku giti cye, ariko igishishikaza abantu cyane naho yababonekeye bari hamwe kandi basaga 500. Yabasezeranije ko umwuka wera cyangwa imbaraga Imana ikoresha wari kubaha imbaraga bari gukenera kugira ngo basohoze uwo murimo. Ibyo niko byagenze kuri Pentecote y'umwaka 33. Mu kinyejana cya mbere abanditsi ba Bibiliya bahamije ko ibyo bagenzi babo banditse byari byemewe kandi ko byahumetswe n'Imana. Urugero, igihe intumwa Petero yandikaga ibaruwa ye ya kabiri yerekeje ku nzandiko za Pawulo avuga ko ari zimwe mu bigize ibyanditswe byose byera byahumetswe. Pawulo nawe yemeraga ko intumwa n'abandi bahanuzi b'Abakristo bari barahumekewe n'Imana. Kubw'ibyo abantu bashoboraga kwiringira inkuru z'amavanjiri kandi bakemera ko ibyo zivuga ari ukuri. Ni inkuru zanditswe mu buryo bwitondewe zishingiye ku byavuzwe n'abantu babyiboneye cyangwa ababanye n'ababyiboneye. Ariko se ninde wakoze urutonde rw'ibitabo byemewe bigize Bibiliya? Ubu ushobora kubona Bibiliya ziri mu masura atandukanye kandi zose zitwa ko ari ijambo ry'Imana. Mu Rwanda Bibiliya yera ifite ibitabo 66, naho Bibiliya ntagatifu igizwe n'ibitabo birenze 70, kandi hirya no hino ku isi hari Bibiliya zikoreshwa ziba zifite ibitabo byinshi kurushaho. Byagenze gute kandi byatewe n'iki? Hari abanditsi bavuze ko urutonde rw'ibitabo byemewe by'ibyanditswe bya kiriki bya Gikristo rwashyizweho nyuma y'ibinyejana byinshi, rwemejwe n'idini ryari rifite imbaraga riyobowe n'umwami w'abami Constantine. Ariko kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko ibyo atari ko bimeze kandi siko byagenze.
umwarimu wo muri kaminuza wigisha amateka ya kiliziya witwa Oscar Scarlsone yavuze ko ibyo kumenya ibitabo byari gushyirwa mu isezerano rishya n'ibitari kujyamo bitigeze bikorwa na konsili iyo ari yo yose ya kiliziya gatolika cyangwa undi muntu wese. Nanone yavuze ko inyandiko zo mu kinyejana cya mbere zari zaranditswe n'intumwa cyangwa bakoranaga nazo kandi ko zemerwaga. Akomeza avuga ko amabaruwa cyangwa amavanjiri byanditswe nyuma yaho byo bitemerwaga. Yasoje agira ati ibitabo bigize isezerano rishya byemejwe n'abakristo batotejwe bazira ukwizera kwabo, ntibyemejwe na kiliziya yabayeho nyuma yaho ikoresheje imbaraga yari ifite. Ken Bending akaba ari umwarimu wungirije wize ibirebana n'ibyanditswe bya kiriki bya gikristo, yavuze ko ahubwo kiliziya yemeye ibitabo n'ubusanzwe abakristo babonaga ko ari ijambo ryaturutse ku Mana. Ariko si ubwo twavuga ko abo bakristo bo mu kinyejana cya mbere bari boroheje aribo bakoze urutonde rw'ibitabo byemewe byo muri Bibiliya. Bibiliya igaragaza ko hari ikindi kintu cy'ingenzi kandi gikomeye cyabigizemo uruhare. Bibiliya igaragaza ko imwe mu mpano z'umwuka zo gukora ibitangaza zahabwaga bari bagize itorero rya gikristo ryo mu kinyejana cya mbere harimo ubushobozi bwo kumenya amagambo yahumetswe. Bamwe muri abo bakristo bari barahawe ubushobozi ndengakamere bwo kumenya gutandukanya amagambo yahumetswe n'Imana n'andi atarahumetswe. Ubwo rero abakristo muri icyo gihe bashoboraga kwizera ko ibyanditswe biri muri Bibiliya byahumetswe, kandi n'abakristo bariho muri kino gihe bashobora gufatira kuri ayo mateka maze bakagira icyizere inyandiko zitwa ko zahumetswe ziri muri Bibiliya. None se ibitabo bitahumetswe bivugwa ni ibihe kandi niki kibivugwamo? Ikinyamakuru cyo muri Brazil cyitwa Super Interessante kivuga ku nyandiko zitwa ko zitahumetswe zivuga ibya Yesu cyaranditse kiti zaramenyekanye cyane, hahimbwe za filime zivuga ibyazo, zitwara akayabo k'amafaranga barirwa muri za miliyoni kandi zaraguzwe cyane. Udutsiko tw'amadini y'abakristo twarazemeye kandi zatumye havuka amadini menshi n'ibikorwa by'ubugambanyi. Hari imibare yagaragaje ko muri Brazil honyine hari nibura amatsinda 30 yo mu rwego rw'idini afite imyizerere ishingiye ku nyandiko zivugwa ko zitahumetswe. Urugero, Ivanjiri ya Thomas itarahumetswe ivuga ibintu Yesu yavuze umuntu wese yumva ko bidashoboka. Urugero nko kuba ivuga ko yari guhindura Mariya umugabo kugira ngo azashobore kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ivanjiri ya Thomas ivuga ko Yesu akiri muto yari umwana mubi wishe undi mwana mugenzi we kandi yabigambiriye. Igitabo kitahumetswe kibyakozwe na Paulo n'ikibyakozwe na Petero bivuga bikomeje ko abantu bagomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kandi bikerekana ko intumwa zasabaga abagore gutandukana n'abagabo babo. Ivanjiri ya Yuda igaragaza ko Yesu yasetsa abigishwa be kubera ko basengaga bagiye kurya. Izo nyigisho zitandukanye cyane n'iziboneka mu bindi bitabo biri ku rutonde rwemewe. Ibyo ni nako bimeze ku nkuru zivuga ko Yesu yashakanye na Mariya Magadalena hamwe n'izindi nkuru abantu babona ko zififitse ziboneka mu bitabo byitwa ko bitahumetswe. Muri iki gihe aho muri rusange abantu batemera Bibiliya kandi bakaba bashidikanya ku nyigisho z'amadini ya gikristo y'ibigugu, bisa naho izo nyandiko zitahumetswe zasamiwe mu kirere. Izo nyandiko zagize ingaruka zikomeye ku kuntu abantu benshi babona inyigisho za Yesu Kristo n'ubukristo muri rusange. Hari ikinyamakuru cyavuze ko Ivanjiri ya Thomas n'ibindi bitabo bitahumetswe bigera ku mitima y'abantu benshi, ni ukuvuga abantu bazinutswe idini ariko bakaba bafite inyota yo kumenya Imana. Kuba izo nyandiko zaravumbuwe byatumye abantu bakeka ko mu kinyejana cya 4 Kiliziya Gatolika yaba yaragize uruhare mu guhisha ukuri kubiheranye na Yesu ibigambiriye. Abo bantu baketse ko zimwe mu nkuru zivuga imibereho ya Yesu ziboneka mu nyandiko zitahumetswe zahishwe, kandi ko amavanjiri anaboneka muri Bibiliya dufite muri iki gihe yahinduwe. Umwarimu wigisha iyobokamana witwa Ellen Pageles yavuze ko bishoboka ko inyandiko ziriho z'amavanjiri zivuga mu by'ukuri ibintu bike cyane byakuwe ahantu hihariye bitoranyijwe mu zindi nyandiko nyinshi. Dukurikije uko intiti nyinshi zibivuga, urugero nka Pageles tumaze kuvuga, abantu babona ko Bibiliya atari yonyine umuntu yashingiraho kwizera kwe kwa gikristo, ko ahubwo hari n'izindi nyandiko zashingirwaho, urugero nk'izo nyandiko zivugwaho ko zitahumetswe. Hari ikiganiro gitegurwa na Radio BBC cyitwa Amayobere yo muri Bibiliya mu Cyongereza cyagize icyo kivuga ku birebana na Mariya Magadalena nyawe, maze cyerekana ko za nyandiko zitahumetswe zigaragaza ko Mariya Magadalena yari umwigishwa n'umuyobozi w'abandi bigishwa. Nanone icyo kiganiro cyagaragaje ko atari umwigishwa usanzwe, ko ahubwo yari intumwa yatumwe ku zindi ntumwa. Umunyamakuru witwa Joan Arias yagize icyo avuga ku mwanya Mariya Magadalena yitwa ko yari afite, maze abyandika mu kinyamakuru cyitwa O Estado do Santa Paulo cyo muri Brazil agira ati, muri iki gihe dufite ibimenyetso byose bitugaragariza ko itorero rya mbere rya gikristo ryashinzwe na Yesu ryari ry'abagore, kubera ko amazu ya mbere abakristo basengeragamo yari ay'abagore kandi ko ari bo babaga abapadiri cyangwa abasenyeri. Ariko icyo ugomba kumenya ni iki:
nuko izo nyandiko zashyizwe ahagaragara zose zanditswe mu kinyejana cya kabiri kandi zandikwa n'abantu batabanye na Yesu cyangwa bakorane n'abigishwa be, mu gihe inyandiko ziri muri Bibiliya zanditswe n'intumwa za Yesu n'abandi bantu bake gusa babanye nazo. Ku rundi ruhande usanga za nyandiko zitahumetswe zose ari zo guhera mu kinyejana cya kabiri, zikaba zaranditswe nyuma y'imyaka 100 cyangwa irenga ibyo zivuga bibaye. Bityo rero dore ikibazo twakwibaza kandi kirakwiriye rwose: ni izihe nyandiko wakwizera? Ese nizanditswe n'abantu babyiboneye cyangwa twakwiringira izanditswe n'abantu babayeho nyuma y'imyaka igera ku 100 ibyo banditse bibaye? Igisubizo kirumvikana kandi ni icya buri wese. Nkwibutse gukora subscribe kuri channel yacu kandi ukore like niba ukunze ibyo dukora, ndetse ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka.